usigaye uziranye n'abazungu se ntabwo ari ibintu birenze uzi ko ushaka kuzarongorwa n'umuzungu nyamara ni indege nawe ngaho mbwira komeza Cinshwa ni ngewe uri bubanze Cinshwa kandi nawe arimo aravuga ngo n'uri bubanze Cinshwa aravuze ngo mwabivuganye hanze ko ari buri bubanze ni ngewe uri bubanze Ira hariho rwose noneho bayibisa uzi ko uheruka kera udafite amaguru angana gutya nawe ntugakabye ariko usibye ko ibyo ntabwo byabura kubera ko ntabwo nyuma mu Bugesera urabyumva nsigaye mba mu mujyi wa Kigali urumeze ute se ni sawa cyane nanjye ndaho dore ahantu nsigaye nituye urebye shanda bibona ni ukuri shanda usigaye ufite urugo rushima Imana ufite inzu nziza irimo amarangete ese bagize ngo kariya kavuye ko mu mujyi wa Kigali ugira ngo buri umuntu ntageraho n'amatwi agapfa ubu natangiye gusa naho ntekereza umujyi wa Kigali kugira ngo byo kubamo si haso buriya nta kintu ufite cyo gukora mu mujyi wa Kigali tayari ubwo yanakunaniye yewe rero rwose kugira mfate icyemezo cyo kuza hano umva byari bigeze kure rwose nawe ubundi se uranashaka ariko wabimo wagiye umbabarira warahiriwe urashaka ariko twe biracyagoranye ntabwo ndashaka urumva ndacyashakisha uracyashakisha urashaka amafaranga se cyangwa urashaka umugabo ndacyashaka amafaranga ni ukuri kaya gato ugira ngo abasore buriya nibo batinda kuva mu busore ariko buriya n'abakobwa namwe ntimugishaka gushaka sinzi ubuzima buracyagoranye urabizi kera wenda umubyeyi yaguhaga 8 bikagita ariko ubu ngubu 8 wawe usigaye ari ukwiga ibyo wize ukabikoresha rero ni muri ubwo buryo urumva natinzemo ariko si